imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Twongere tubifurize kugubwa neza mwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu kwihutisha serivisi nk'inzira u Rwanda rwahisemo kubakiraho iterambere ryarwo. Ibi bigaragarira mu buryo ikigero cy'imitangire ya serivisi inoze kigenda kizamuka umunsi ku wundi, kugeza ubu kikaba kiri hejuru ya 72%, ariko intego ya leta y'u Rwanda bijyanye na gahunda y'imbaturabukungu ya kabiri EDPRS2 ikaba ari ukuba nibura mu mwaka w'2018 rwageze ku kigero cya 85% mu birebana n'imitangire ya serivisi inoze. Ibi rero bikaba bisaba ko gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi irushaho kongerwamo imbaraga mu rwego rwo kugera kuri iyi ntego. Bumwe mu buryo bukoreshwa bunajyanye na gahunda ya leta yo guteza imbere umuco wo kwishakamo ibisubizo ni ugukoresha ikoranabuhanga ryagizwemo uruhare n'Abanyarwanda, cyane ko abari nabo baba bumva neza ibibazo igihugu gifite, bityo bakaba bagomba no gutanga umusanzu wabo mu kubikemura. Akaba ari muri urwo rwego ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ndetse n'ihuriro ry'imiryango ishamikiye kuri Loni ikorera mu Rwanda One UN Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, nka rumwe mu nzego zifite mu nshingano guteza imbere imitangire ya serivisi, cyahembye rumwe mu rubyiruko rw'Abanyarwanda rwabaye indashyikirwa mu gukora porogaramu z'ikoranabuhanga zafasha mu kwihutisha imitangire ya serivisi hakoreshejwe telefone ngendanwa, nka bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga butunzwe n'umubare munini w'Abanyarwanda. Muri iki kiganiro rero tukaba tugiye kugaruka muri rusange kuri gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB ku bufatanye n'izindi nzego bireba mu gukomeza guteza imbere imitangire ya serivisi ishingiye ku ikoranabuhanga mu Rwanda, ariko dufatiye kuri iri rushanwa. Iki kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima, ubifuriza ikaze mwese. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB igaragaza ko kugeza ubu ikigero cy'imitangire ya serivisi inoze kiri kuri 72%. Ni mu gihe intego ya leta y'u Rwanda ari ukuba iki kigero cyageze kuri 85% bitarenze umwaka w'2018. Byumvikana ko hakiri icyuho kigera kuri 13% mu birebana n'imitangire ya serivisi kigomba kuba cyavanweho mu gihe kitarenze imyaka 2 n'igice. Ibi byakumvikana nk'ibigoranye, ariko hamwe n'umurongo leta y'u Rwanda yafashe wo guteza imbere umuco wo kwishakamo ibisubizo ndetse n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi, ibi birashoboka cyane. RGB nk'ikigo cya leta gishinzwe kwimakaza imiyoborere myiza kandi imitangire ya serivisi inoze ikaba ari imwe mu ntego z'ibanze mu guteza imbere iyo miyoborere, cyafashe iya mbere mu gushyiraho gahunda zafasha ibindi bigo mu kwihutisha imitangire ya serivisi inoze. Ku bufatanye n'ihuriro ry'imiryango ishamikiye kuri Loni ikorera mu Rwanda One UN Rwanda ndetse na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, RGB yateguye amarushanwa y'urubyiruko mu gukora porogaramu zafasha mu kunoza imitangire ya serivisi hifashishijwe telefone ngendanwa. Ubufatanye RGB isanga bukwiye gukomeza kuranga izindi nzego yaba iza leta n'iz'abikorera, ahanini mu gukoresha izi porogaramu z'ikoranabuhanga mu rwego rwo kuziba icyuho kigaragara mu mitangire ya serivisi. Icyuho dufite kugira ngo tugire ya serivisi twifuza ni kinini cyane ku buryo busanzwe butagishobora, ariko dushyizemo tekinoloji byakunda. Ubu rero nicyo twifuza, ari twebwe nka RGB, ari inzego za leta, ari inzego z'abikorera gukoresha, kandi hari n'ubundi buryo buhari, ariko ubu nabwo n'ubuza buje gufata inzego kugira ngo za serivisi inzego runaka zitanga ku buryo bwa buri munsi zigerageze nazo zizemo tuzimenjeremo agafu. Icyo mbona gikomeye ni uko turimo kwishakamo ibisubizo by'ibibazo dufite, ahubwo none ibyo bisubizo tubonye twe kubishyira mu kabati tubikoresha. Ubikoresha ninde? Ntabwo ari RGB, n'inzego zitandukanye za leta, zaba inzego zo ku rwego rw'igihugu, zaba inzego z'abikorera, ariko n'inzego zo zibanze. Abo akaba aribo twifuza ko bamenya ibi bisubizo kugira ngo bashobore kubikoresha. Ubwo no ku ruhande
rw'uru rubyiruko rwatsinze bizaba ngombwa ko nabo begera izo nzego kugira ngo bagire imitekerereze ibyara inyungu. Ni ngombwa ko abantu bamaze kuvumbura ubu bwenge tubona ko ari ingirakamaro bagerageza kwegera abakeneye ibyo bamaze kwibyaramo kugira ngo bashobore kubibyaza inyungu. Aya marushanwa mu gukora porogaramu z'ikoranabuhanga mu rwego rwo kunoza serivisi hifashishijwe telefone ngendanwa yitabiriwe n'urubyiruko rugera kuri 26 mu gihugu hose, ariko abahembwe ni 3 barushije abandi. Aba bakaba barahawe ibihembo biri hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 125 ndetse na miliyoni 3 n'ibihumbi 750 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibihembo bashyikirijwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Uburyo izi porogaramu zikoze butuma uzikoresheje ashobora kubona serivisi zitangwa mu kigo yifuza kuzisabamo, kugaragaza uburyo yakiriwe ndetse no kuba yatanga amakuru ku birebana n'ibibazo bijyanye n'imitangire mibi ya serivisi na ruswa, nk'uko bamwe muri uru rubyiruko rwazikoze babisobanura. Application igabanyijemo ibice 4 umuntu wari wese ashobora gukoresha. Ushobora gukoresha aragapati kambere kitwa suggestion box, it is a digital suggestion box, cyangwa agasanduku k'ibitekerezo gafiteho agace ko gutanga text nka message, aho wandika ibi nibi ntago byanshimishije. Ushobora no kurikodinga audio, wenda tuvuge umuntu runaka kubwiye nabi, cyangwa se wenda n'umuntu ufite ubumuga utabasha kuba yakandika, ariko ashobora gukandaho kuri yo akarikodinga audio akayaploadinga kuri RGB bakamenya ibyabaye. Kuri yo suggestion box ikindi kintu umuntu ashobora kuhakorera, ashobora kuripotinga corruption. Niba ugiye kwaka service bagatangira kukwaka ruswa, ushobora guhita ubyandika aho ngaho directly bigahita bijya kuri RGB no ku muvunyi, bakamenya ko ahangaha muri specific sector hari abantu bari gushaka kwaka ruswa abaturage. Iyo ni part ya mbere. Iyindi part niyo twise forum, nk'abantu bashobora guhura bakaganira bakungurana ibitekerezo ku bintu bibera mu gihugu indani. Application nakoze ishobora gukoreshwa ukoresheje smartphone cyangwa ugakoresha iyi telefone isanzwe. Parity ya smartphone ni uyifite smartphone downloadinga se cyangwa teresharija iyi application, noneho agahita abona ibigo bya leta afite gushakisha, avuga ati wenda ndashaka umushinga w'irangamuntu, akandika umushinga w'irangamuntu agahita abona umushinga w'irangamuntu na service utanga. None akavuga ati wenda nimba narataye irangamuntu ngira ngo mbone ndebe ibisabwa kugira ngo mbone irangamuntu yatakaye, ahita abona ibisabwa. Wenda ndasabwa icyangombwa kivuye kuri police cyemeza ko nayitakaje, noneho ndasabwa n'amafaranga ya naya n'urugero, ukabimenya ukibereye iwawe. Urumva icyo application isaba, itanga amakuru mbere yuko ujya muri icyo gikorwa, ukabimenya ukitegura. Kuri telefone isanzwe inzira acamo amenya service ibizigomba, cyangwa se agatanga n'amakuru, cyangwa se agatanga amanota kuri service bitewe nuko yanyuzwe nayo. Inzira ni nk'iya mobile money, ni code, noneho ugashyiramo rimwe, ugahitamo wenda ngo tubwira igitekerezo cyawe, ugashyiramo 2, igenda imwereka bitewe n'umubare ahisemo. Birumvikana ko kuba haboneka porogaramu z'ikoranabuhanga zafasha mu guteza imbere imitangire ya serivisi ndetse n'imiyoborere muri rusange ari ikindi gisubizo kiyongera ku zindi gahunda ziba zarashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwihutisha iterambere, cyane ko mu ntego za leta harimo guhindura u Rwanda igicumbi cya serivisi inoze itangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Telefone ngendanwa rero zikaba zinafite umwihariko wo kuba zitunzwe n'umubare munini w'abanyarwanda bakenera serivisi mu bigo binyuranye, yaba ibya leta n'iby'abikorera. Bityo Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ikaba isanga aya marushanwa yaba intangiriro nziza mu guteza imbere imitangire ya serivisi hifashishijwe iri koranabuhanga ritunzwe na benshi. Icyo twibanzeho ni ukureba uburyo hakoreshwa telefoni zigendanwa cyane, kuko niryo koranabuhanga rifitwe n'abanyarwanda benshi. Uyu munsi turabarura imirongo ikora igeze kuri miliyoni 8 zirenga. Ibyo rero birakwereka yuko umubare w'imirongo ikoreshwa ya telefone igendanwa umaze kurenga umubare w'abanyarwanda bagejeje ku myaka 16 gusubiza hejuru, kandi akenshi usanga aribo bakenera serivisi nk'izo ngizo. Aha rero twavuga ko ni umusingi uhagije twakubakiraho kugira ngo dutangire mu by'ukuri dutekereze. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ahaguruka aho yarari ngo agiye gusaba serivisi cyangwa agiye kuyisaba umuntu noneho ibone nkaho
ari impuhwe amugiriye. Ikoranabuhanga uyu munsi riratwemerera gufata serivisi hafi ya zose, ukaba wabona serivisi yawe utiriwe ujya kureba umuntu uwo ari we wese. Bisaba ibikoresho, bisaba ko umuntu azi gukoresha ikoranabuhanga, ariko hariho n'ingamba kugira ngo n'abadafite ibyo bikoresho n'abadafite ubwo bumenyi nabo bashobore kubona serivisi nziza kandi yihuse. Nibyo koko kugira ngo igihugu cyihute mu iterambere nuko habaho uburyo bwo guhuza ibyo gikora ndetse n'aho ibihe bigeze. Ibi kandi u Rwanda rugenda rubigeraho hashingiwe ku muvuduko w'iterambere ruriho, ikoranabuhanga rikaba riwugiramo uruhare rugaragarira buri wese, aho kugeza ubu ryifashishwa mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'abarutuye. Ku bwa RGB nk'ikigo gifite mu nshingano guteza imbere gahunda yo kwishakamo ibisubizo bishingiye ku banyarwanda ubwabo, ngo iri rushanwa ryanareberwa mu ndorerwamo yo kwimakaza uyu muco ndetse no gushyigikira urubyiruko muri gahunda rukangurirwa zo guhanga udushya, kugira ngo dushyigikire iterambere ryacu ryihuse no kugira ngo dushyigikire ivugurura ry'imitangire ya serivisi yihuse. Icya mbere twakoresha ikoranabuhanga mu byo dukora, ariko icya kabiri dushobora gukoresha ikoranabuhanga ry'abanyarwanda kugira ngo duteze imbere, twihutishe iterambere ry'abanyarwanda. Ko uru rubyiruko rwacu barimo gutekereza, bafite ibitekerezo bivugurura imikorere, abikorera ari inzego za leta, kugira ngo turebe hanze kure dushaka ukuntu twavanayo za porogaramu zadufasha kunoza ibintu, ahubwo turebe izi zacu aba bana barimo kugerageza kwishakamo, tuzibyaze porogaramu zaduhindurira, zatuzanira izo mpinduka. Ndumva iyi mobile app twatangira akantu gato, nk'igihugu dushobora kuyibyaza kanini dushatse kuyubakiraho, ngo tunashyigikire n'urubyiruko kugira ngo rushobore kurushaho guhanga udushya. Nta shiti ko hagendewe ku marushanwa nk'aya ahuza urubyiruko rw'abanyarwanda, uburyo bwo kwikemura ibibazo hashingiwe ku bene gihugu bwabo bugenda bushinga imizi no mu bakiri bato. Ibi kandi ni mu gihe kuko ari nabo baba basobanukiwe neza ibibazo igihugu cyabo gifite, kuruta kubanza kubisobanurira abandi ngo babone kuzana uburyo bwo kubikemura. Ihuriro ry'imiryango ishamikiye ku muryango w'abibumbye mu Rwanda, One UN Rwanda, nk'umufatanyabikorwa mu gutegura aya marushanwa, ryishimiye ibyayavuyemo nk'uburyo buha urubyiruko umwanya mu iterambere ry'igihugu, ndetse rikaba ryemeza ko ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB hagiye kurebwa uburyo amarushanwa nk'aya yajya akorwa buri mwaka. UNDP has been partnering with the government of Rwanda for many years on this initiative. UNDP imaze imyaka myinshi ikorana na leta y'u Rwanda mu gutegura iyi gahunda. Twakoranye bya hafi na RGB ndetse na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, kandi dutewe ishema n'ibyo twabonye muri uyu mugoroba hamwe n'aba batatu batsinze. Kuri twe iri rushanwa rivuze ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, ryatumye tubasha gukorana n'urubyiruko kugira ngo narwo rubashe kugira uruhare muri uru rugendo rw'iterambere. Icya kabiri, nuko rizatuma tubasha gukemura ikibazo gikomeye kirebana n'imiyoborere ndetse no kureba uburyo inzego za leta zafashwa mu kurushaho kunoza uburyo bwo guha abaturage serivisi bakeneye. Aha rero dufite urubyiruko rukora gahunda zijyanye n'ikoranabuhanga zateza imbere uburyo bw'imiyoborere n'imitangire ya serivisi. Twakoranye cyane na leta y'u Rwanda muri iyi gahunda, kandi tuzanabikomeza kuko ibyo twabonye aha ari intambwe ishimishije. Tukaba twifuza kubona irushanwa nk'iri riba ngarukamwaka. Twese rero nk'ihuriro ry'imiryango ishamikiye kuri Loni ikorera mu Rwanda na UNDP irimo, tuzakomeza gushyigikira no gukorana na leta y'u Rwanda, ariko tutibagiwe n'ibigo by'abikorera. Continue our support and our partnership with the government and with the private sector companies that are involved as well. Ni ngombwa ko urubyiruko nk'amizero y'igihugu rukomeza gufashwa kugira uruhare mu gukemura ibibazo gifite hashingiwe ku bumenyi ruhabwa. Bityo rero igikwiye gushyirwamo imbaraga akaba atari amarushanwa nk'aya gusa, ahubwo ari no gukoresha uburyo buba bwayavuyemo mu guteza imbere abaturage, cyane ko kuri ubu nyinshi muri serivisi zitangwa mu nzego zinyuranye hifashishijwe ikoranabuhanga. Uburyo nk'ubu rero bukaba buba buje kurushaho kunoza no kunganira ubwari busanzweho. Iyi ari nayo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB cyiyemeje gukoresha imwe muri izi porogaramu zabaye iza mbere muri iri rushanwa muri gahunda gisanzwe gikora zijyanye na serivisi zihabwa abaturage. Kikaba kinakangurira izindi nzego yaba iza leta n'iz'abikorera gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga buba bwagizwemo uruhare n'abanyarwanda mu byo bakora. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none naha tugisubikiye, tubashimira mwe mwese mwari mudukurikiye. Mbibutse ko iki kiganiro mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Temistokle Mutijima. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo,
bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.